cyane ndetse ni ahantu hamwe mu bintu nyaburanga dufite kuri iyi si ugana mu burengerazuba bw'amajyepfo nyine y'Ubuhinde. usanga ahantu nk'aho barakwereka dutangiye batwereka ibyiza Imana yaremye. Ni amashyamba meza, inyamaswa ziratembera ndetse hari mu gitondo mu rukerera akazuba kameze neza, hamwe nawe ureba koko ibidukikije ukavuga ati Imana yarema by the way. Mbega urebye neza wagira ngo ni muri Nyungwe. Arafatika boy na Lucky Promota niba bibereye Lucky Promota na Arafatika boy no babise udushamba nk'utu ntiwababuramo. Uzari uri kuzenguruka muri Nyungwe ubona ucoka bona Lucky Promoka ku ruhande yicaye hafi y'umuhanda, Martin Promoka hafi aho bose nibo biba bibereye. Ibidukikije cyasi ibintu tubona by'ibimera ibi byose iyo ubibonye ubona ko ari Imana yabiremye pe. Ati mu burengerazuba bw'agace bita Batsi bizera ko ubwoko buhatuye amashyamba ndetse ayo mashyamba yagiye aturwamo n'abakurambere bayo. Bizera ko ibiti biri munsi y'ubutaka bagira ko ibyo byose rimwe mu bigize ubuzima bwabo. Abo bantu bahatuye bafata inyamaswa zaho nk'aho ari bene wabo, barazubaha ndetse baziha agaciro. Mbega ibidukikije barabyubaha. Abo bantu batuye muri iryo shyamba turabashimira ko babashe kuba barinda ibidukikije. Ishyamba bararirinda, inyamaswa bakazirinda, mu gihe abandi babonye intare bavuga ati reka tuyice tuyikureho uruhu. Barushimusi atari ku bwoko bw'abantu bituriye muri ayo mashyamba bo nta kindi bakora no kwita ku bidukikije. Abakurambere babo niho batuye, bo ntibajye bahava. Kuki dutangiye batubwira ubwoko bw'abantu batuye muri iryo shyamba? Tuvuye aho ngaho tayari ikintu cyari muri iryo shyamba hari uri hakurino. Fata ikiganza zirikaho umugozi dore niyo